Iradukunda Valens, Pastor Dr Valens. Izina Iradukunda rikomoka ku Kinyarwanda cyimbise risobanura ngo Uwiteka aradukunda. N'ubuhamya buhoraho bw'urukundo rw'Imana rutajya rushira. N'izina ritwibutsa ko aho uri hose uba witwaje ubutumwa bwiza bw'urukundo rw'Imana hagati y'abantu. Naho Valens rikomoka muri rurimi rw'Ikilatini cyangwa se Latini risobanura umunyembaraga ukomeye kandi ushoboye, umuntu udacika intege, ufite imbaraga mu mubiri, mu mutima no mu mwuka. Iyo hiyongera izina ry'icyubahiro rya Dogita bisobanura ubumenyi, ubushakashatsi n'ubushobozi bwo kuvura no kubaka ubuzima bw'abandi, haba mu buryo bw'umubiri, mu bwenge no mu mwuka. Iyo byose bihujwe hamwe bigira biti umuntu ukomeye wuzuye urukundo rw'Imana, ufite ubumenyi n'umuhamagaro wo gukiza no kubaha abandi. Pastor Dr Valens, uyu munsi n'umunsi wihariye Imana yanditse mu mateka y'ubuzima bwawe. Umunsi si yahawe impano yawe. Uri umuntu udasanzwe, witwa Iradukunda, utwibutsa ko Imana idukunda itadusiga. Nk'uwitwa Valens ugaragaza imbaraga n'ubutwari mu murimo ukora. Kadogita ururumuri rw'ubumenyi, ukiza wubaka kandi utanga icyizere kuri benshi. Kanga pastor uri umushumba mwiza uyobora imitima mu nzira y'ukuri n'agakiza. Ubumenyi bwawe ni igitabo cyanditswemo ubutumwa bw'Imana, kandi buri munsi wongeramo indi page yuzuye ibikorwa byiza n'urukundo. Nkwifurije ko Imana yakomeza kukongeramo amavuta n'umwuka wera, ubumenyi bwawe bukomeze gukura bukarushaho kugirira benshi umumaro. Ijambo uvuga ko rikomeza gukiza imitima no kubaka ubuzima. Iminsi yawe ibe myinshi yuzura amahoro, ibyishimo n'intsinzi. Aho uzagera hose uzaba igisubizo ku bibazo by'abantu. Aho uzavuga hose ijambo ryawe rizaba urumuri. Aho uzakorera hose Imana izagukoresha ibitangaza. Isabukuru nziza cyane Pastor Dr Valens, ukomeze kuba uw'Imana yifuje kuba we, urumuri rudasiba kumurika, isoko y'umugisha kuri benshi. Ndakwifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Happy birthday to you.